Reka nongere nkwifurize ibihe byiza we mukunzi w'Ingenzi TV udahwema kudukurikira. Ndi Spiridiyo Habimana. Site ya Mwendo y'umujyi wa Kigali, umurenge wa Kigali, itumye abaturage batabaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Urujya n'uruza rw'ibibazo bimwe na bimwe byugariza abaturage biba byaragiye biterwa n'abo muyobozi baba baragiye babyirengagiza. Imvugo nziza y'umuyobozi igira iti umuturage ku isonga mu iterambere ry'igihugu ku bikorwa bimukorerwa. Hagiye gushira igihe kinini benshi mu mirenge imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali harashyizweho uburyo bwo gukora amasite yo kubakamo kugira ngo harwanwe kubaka mu kajagari. Iki gikorwa buri muturage asanga akishimira kuko ibikorwa remezo nk'amazi, amashanyarazi n'umuhanda bubaka bibegerejwe. Abo muri site ya Mwendo, umurenge wa Kigali, akarere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali, bibaza impamvu bimwe ibyangombwa ngo bubake kandi hashize igihe yaratunganijwe. Ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyaho.com cyageze i Mwendo kiganira na bamwe mu baturage. Nta muturage wemeye ko dutangaza amazina ye cyangwa isura ye, ariko bose bahuriza ku ijambo kwimwa ibaruwa ibaha uburenganzira bwo kubaka. Uwo twahaye izina rya Habyarimana Ingenzi yagize ati hano mutuye haravugwa ikibazo cy'uko mwimwe uburenganzira bwo kubaka, byaba byaratewe n'iki? Habyarimana nibyo hano Mwendo hari ikibazo gikomeye, byaduteye igihombo nkatwe bakavukire. Isambu zacu ubu ntizibyazwa umusaruro kuko kuva banakata amasite twahagaritswe gukoreramo ibikorwa bitubyarira inyungu, tukibaza iherezo. Ikinyamakuru Ingenzi kirongera ati hari urwego rw'ubuyobozi mwaba mwaragejejeho icyo kibazo cyanyu? Habyarimana ati inzego z'ubuyobozi kuva ku isibo kugeza ku mujyi wa Kigali barakizi kuko haje abagenzura uko hameze. Nyuma yaho twandikiye njyanama y'umujyi wa Kigali, hari abaje batubwira ko ngo ahakaswe site hadafite inzitizi cyangwa amakimbirane, ho ngo bazatanga uburenganzira bwo kubaka. Ahari mu makimbirane ho nta nubwo higeze hakorwaho igihe batunganyaga site. Ikinyamakuru Ingenzi ati niki usaba inzego z'ubuyobozi zitandukanye? Habyarimana ati jyewe ndasaba ubuyobozi kuduha uburenganzira bwo kubaka, ariko twamaze no kwandikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, twamweretse akarengane twakorewe. Icyo saba nibadufashe kuko hariho ufite ubutaka burimo ibibanza yagurisha akubaka akanikenura. Inzego zo mu mujyi wa Kigali twagerageje kuzivugisha ntizagira icyo zivuga kuri site ya Mwendo ikomeje guteza ibibazo. Tuzakomeza gushakisha amakuru y'iki kibazo cya site ya Mwendo kugeza ubwo inzego z'ubuyobozi zitandukanye zizagifataho umwanzuro. Iyi ni Ingenzi TV.